umujyanama, akatubera umwarimu, aradutoza, aduha microphone, aduheza abantu baratumenya, aduheza amahanga aradukunda. Biturutse hano muri kano gatuti. Bishop, ndagushimiye. Bishop ni umuvugaho ibintu byinshi. Ndibuka nkiza hano umunsi wa mbere twicaranye nawe muri ofisi hari yambajije ubundi we ndamwibwira. Ndangije kumwibwira kuko impano yanjye yaramaze kuyibona, kuko hari impano zitihishe. Iyo uriho inyenyeri y'Imana ikamurika, abafite Mwuka Wera barayibona. Amen. Barangiza kuyibona bakayisanganira. Yarambwiye ngo ni bande bantu uzi hano? Ndamubwira ati ni bake. Abafamiliye bari bahari yego, ariko nabo nari bazi cyane, nabo nari nzi, nari bamenye vuba. Ndamubwira ikintu kimwe, ndamubwira ati ndi mu gisubizo. Arambwira ngo ngwino tuzakora. Bishop, ndagushimiye n'umuryango wawe. Nyuma yaho yangiriye neza, arashingira. Arangije kumushingira ashyira mu cyicaro cy'abagabo. Aramfata ashyira mu cyicaro cy'abagabo, kijyamo birakunda. Ntabwo ubuzima bwanjye ntabwo nigeze ngira bwihebe bwo kubaho, kuko ntabwo nigeze mbaho mu buzima butari ubwo gusenga. Nabonaga umuntu wese nkamukunda, nkamwubaha, ngakora ikiri ku mutima. Amen. Rero Bishop, ndagushimiye kuko kuri uyu munsi, aya matariki 16 z'ukwezi kwa karindwi 2025, mpagaze ku muhungu wawe hano gushimira ku rukundo wanyeretse. Imana yo mu ijuru, ukuboko kwanje wafashe, ndabigushimiye. Ndagushimiye na madamu aragushimiye, na Ezra aragushimiye. Amen. Na Ezra aragushimiye. Ndaguvugira kuko n'amaraso yanjye nzabimubwira. Amen. Ndashimira mama Bishop. Ubuzima bwanjye amarangamutima make ashoboka. Nta muntu ushobora kuvuga uko atambaniye. Iyo wambaniye neza ndakuvuga. Ndashimira mama Bishop ku bintu bitatu. Ikintu cya mbere, sohora save the date, naragiye turicara nawe ubwira ko ufite umuryango muto. Arambwira ngo ari ntaratangira kubegwa kuko ari ngifite akishima ku rugendo rw'isi.
baciye ni mu bantu batwererewe, ndibuka igihe mpuza na mama President Ange ampuza na Mzee Senga Moses famille Moise mama Bishop amarangamutima nawe menshi agira iyo ukosha arakubwira umubyeyi mwiza waba uri muto waba uri mukuru iyo ukosha arakubwira ati genda neza. Mama Bishop ndagushimiye kuko wambereye mama hano. Uri umubyeyi umuntu navuga ahantu hamwe ubundi nakagombye gushima ngaha mama na grand frère na n'umuryango bahari, ariko ku mpamvu z'akazi grand frère arakora na madame agakora byagoranye gusa bw'icyo nawe ntafite imbaraga nyinshi zo kuza cyabaye ngombwa ko ategereza ko bazazana. Rero ndagushimiye kuko wambereye umubyeyi mwiza, Imana ikumugisha. Shimira agira abana bankunda cyane cyane pe cyane, afitemo n'umwana umwe w'umuhanuzi baramufite sinkubabwiye, mukomeze gusa nyine umenye ko hari umunabi, ndashima abana ba Bishop barankunda rero umuryango wa Bishop ntacyo nubaha, ariko Imana mu ijuru izakomeza ibiture neza. Ikintu cyane bagiye kuvuga kuri Bishop, ndamushimira kuko Bishop atarobanura ku butumwa. Nta muririmbyi wavuye Kampala, muririmbyi wavuye Goma, muririmbyi wavuye Kenya, muririmbyi wavuye sindumva je nabaye perezida wa korali sindumva avuga ngo isura muririmbyi bamuhaye microphone gute. Atandukanye n'aba apotre n'abarundi ba Bishop, ariko n'Imana izibitanga ntabwo ari Imana. Bishop ndagushimiye kuko kano gatuti kashimiye abantu kagize abana bawe. Bishop ndagushimiye, umuryango wa Bishop uvuyeho, ibyo nsizema uzabitumisha iteka ryose. Oh,
Thank you.